Ubica kagozi. Gakozi. Ubutumwa fata yego. Mukase no kubona na utoroshera. Komera Imana bash. Nejejwe n'Imana mu mutima kubera ko bamukiriho Imana yaraturinze. Ni ukuri ntabwo itagize nkimara kuye umutware wanjye amaze kugenda ntabwo nari nzi ko nzagera iki gihe ariko Imana hari icyo yakoze ndacariho Imana yacu ntihabwa icubahiro. Ubwo rero nejejwe n'uko abayobozi bageze muri uru rugo baje kureba igikorwa cabaye tariki 3 z'ukwa kane 2023 ntabwo nzibagirwa. Murakoze cyane mbere yo kugira ngo ntekereze uyu mubyeyi iyerekwa ryaciye mu bayobozi ndetse ngira ngo ari mu miryango 100 akarere kari kiteguye kubakira ubu n'uyu munsi twari ahubwo twe turaba turi kumwe n'akarere yuko batabashije kuboneka wenda bakoreza umuyobozi w'umurenge kuko urumva ntago bakwitabira iki gikorwa udafatanyije nabo rero urumva nabyo kugira ngo tumutekereze dushimire ubuyobozi bwacu bw'akarere ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge n'ubw'akagari kugera ku mudugudu bamutegereje bakavuga ati boneka mu bantu 100 kuko urumva akarere kabura bakatuwe n'abantu 100 gusa kandi akarere kabura ntago gafite abantu badafite abo babijana gusa ariko kuba yaratekerejwe kabati mu bantu 100 ugomba kubakirwa urumva ni zanzo zizabo ibyo bamwatuye byabana uburyo ahantu mbese yarari nahari ubu kuko nta mpungenge z'imvura afite ko azanyagirwa n'abana bakaba bari kuba ahantu heza kandi bari mu nzu nziza batarwara n'icyo cyakunze ko ikintu cy'umwana nta n'umwanda wabageraho Ayobya gitifu. Turagushimiye rero. Turagushimiye cyane. Hari n'undi murakoze cyane ni igikorwa tumazemo iminsi twubakira uyu mubyeyi ngira ngo abenshi badukurikiye mu binyamakuru byagiye bitambuka ni wa mubyeyi wapfishe umugabo amusigira abana 7 ariko asiga nta hantu ho kuba bafite ubwo rero muri ya mirimo Imana yadusigiye dukora ngira ngo abadukurikiye mu video yashize mwabonye tumutabara mu gushingura ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye ariko Imana ikora igitangaza iradukoresha tubona umugabo umwe wamfashaga guhera ngira ngo umugabo tunamushimira we n'imbere y'abayobozi mfite umugisha kwandi kumwe n'ubuyobozi gwera ku mudugudu kugera ku murenge ni umugabo wadufashe ngira ngo bamwe bakurikiraga duhereza abantu ibyo kurya mu kagari ka Gafumba muri za Rurembo yaradufashe muri corona 2020 itangira abantu ibyo kurya bigoye ubwo rero tugera aho tubana mu mubano wanjye nawe agira nanjye anshakira icumbi rero ubwo yagiraga ikibazo nari ngeze mu gice gushiramo amakaro angira inama nziza aravuga ati kugira ngo ushiremo amakaro kandi ufite umuntu uri gutabariza waretse tukafasha uriya muntu nuko byanagenze nanjye ndamubwira ntago naba mu nzu y'amakaro kandi dufite umuntu uri hanze n'abana 7 kandi umugabo yari amaze gupfa noneho yari muri gahunda wenda abo bazubakira ariko urabona akarere kaba gafite abantu benshi bari bafite imiryango igera ku 100 akarere kacu ka Burera kugira ngo abantu guhita babonera uburyo bwo gutubakirana ibintu bigoye mbonye yarategereje amaboko ku mugabo ko umugabo yapakazaga yari yaragiye Bugande kuko yapfuye avuye Bugande azarwaya ahita apfa aziwe nagazashobora kubona ubushobozi bwo kuba yabona n'inzu y'amabati 10 nibwo rero twafashe umwanzuro nshimira umuntu wamfashe yitwa Nshimiye areka gushiramo amakaro mu nzu yanjye nanjye ndabimwemerera ndavuganira reka dukore umurimo w'Imana twubaka iyi nzu. Iyi nzu twayubatse mu bintu bigoye mu ntambara zikomeye ibiza bibaho muzibiza byabaye mu gihugu mu burasirazuba ambe mu burengerazuba no mu majyaruguru aho abantu bishwe n'imvura n'amazi agasenyuka iyi mvura yaguye inzu twigeze kurinda tugiye gusakara ubwirongera isubira hasi byari bigoye biraturusha ndeba kongera gutabaza umuntu natabaje cyo kora ngeze nyuma akoresha imbaraga ze nanjye uko mbonye mu bushobozi bwanjye kaza tugafatanya abantu barakwibuka tusaturana amabuye dugira dute byinshi rero ndashimira Imana ko uyu muryango wo mu mudugudu wa Nyabe mu kagari kacu mu murenge wa Rugarama nabo ubonye inzu yo kubamo ntibongere kunyagirwa ntibongere kugira ute niyo mpamvu kuyitariki n'imbaraga zacu zageze turi abantu 2 ntago turi abantu benshi ntago ari cyane byanga itoro ryubatse inzu cyangwa ishyira hamwe ni muri ya ministeri yacu yitwabo yo kuvuga ngo tugende ku muntu wese ubuze amahoro cyangwa ubuze ubushobozi niba dufite ubushobozi
turebe ko twamufasha. Nshobora kuba ntafite amafaranga ariko nshobora kubana n'undi ufite ubushobozi. Rero icyo twabwira abantu, buri wese n'imbaraga z'igihugu, n'imbaraga z'igihugu nk'uko bahora bivuga, kandi nubwo turi abakozi b'Imana turabwiriza nibyo, dusengera abantu nibyo, ariko imirimo dukora nizaduherekeza. Rero ndashimira Imana ko uyu munsi ibyo nasabye Imana, iyi nzu yasubiye hasi isenyutse, ntekereza ko itazongera kubaho. Uyu nawe ariheba, n'abana bati yewe bari batwubakiye bigenda bite, ariko uwo twafatanyaga ntiyacika intege. None uyu munsi aho bari ntibari kunyagirwa, nubwo itanuze 100%, ariko aho Imana igejeje turayishimira, n'ibyo yakoze turayishimira. Niyo mpamvu rero twavuze ngo uyu munsi wa none nk'umuryango twubakiraga, kandi wari uri mu miryango 100 akarere karubakira, uyu munsi ku mugaragaro. Niyo mpamvu ubona turi kumwe n'abayobozi. Nashatse kugira ngo uyu ni umuryango, n'abaturage bafite umuyobozi ubayobora. Nubwo twakoze ibijyanye n'imirimo dukwiye gukora, ariko ni ngombwa kugira ngo ubuyobozi nabwo tubamurikira inzu, ndetse mbwira n'abandi bose buri wese akoresha impano ye, buri wese afashe mugenzi we uko ubushobozi bwacu bungana. Niduterana imbaraga tuzubaka igihugu cyacu, tuzifasha kuko twese nitunganya amaboko, ariko buri wese najya akoresha imbaraga ze. Nibyo Perezida wa Repubulika ahora atubwira, avuga ngo ubundi mbere na mbere gukirane mu mutwe, gufunguka, avuga uti mugenzi wanjye ameze nabi, reka mwifize ko yamera neza. Rero ndashimira Imana yadufashije muri ibyo byose. Iki si igikorwa cya mbere dukoreye uyu murenge, ngira ngo ni byinshi wenda sindabivuga umuyobozi kuko arahari, ariko turashimira Imana ko uyu muryango w'abantu 8, abana 7 na nyina wa 8 batari ahantu hanyagirwa, ndetse babuze ise. Aba bana barihe babumva ko nta hantu bazaba. Dushimira Imana ko hari icyo yakoze, dushimira n'uwadufashije. Nkanamusaba nkamubwira niko kujya amakaro tubihagarika akabyumva. Imana imuhe umugisha ahari. Rero uyu munsi wa none nabwira gitifu w'umurenge, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wacu wa Rugarama, kugira ngo tumurikire abaturage, tumurikire umuryango, tumurikire n'inzu. N'ubundi yari asanzwe abayobora, by'umwihariko ari kumwe na mudugudu ndetse n'abandi bayobozi bari inyuma. Ariko ntari namurikira, ndashimira wahoze ari umuyobozi w'akarere ka Burera, kuko igitekerezo twarakigiranye. Ngira ngo Wanyirigira Marie Chantal nawe twanabivuganye bwa mbere twubaka iyi nzu, aravuga ati mugerageze niyo mwatubonera amabati nta kibazo. Ndashima rero mu mwanya wo kugira ngo tubone amabati, twari twemeye amabati 20, iyi nzu iriho amabati 28. Twari tuzi ko turamuha amabati gusa, ariko no kubaka turubaka. Ngira neza murabona ko ni inzu iri mu caro, ariko ni inzu idakojeje isoni, ni inzu iri muri karitsiye ubona ko isa neza. Imana ibahe umugisha rero nyakubahwa munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugarama, aho twagejeje naha, kandi turashimira Imana ko namwe muduha morali, mukabati mukomereza aho ibikorwa byinshi. Tuba turi kumwe abantu badukurikiye ku bitangazamakuru ahantu hose. Ubushize twarihaga mitiweli, twari turi kumwe nawe. Imana iguhe umugisha rero. Inzu ngiyi twagusaba kugira ngo uyu mwanya ufatanyije n'umuyobozi w'umudugudu mudufashe mwinjize umuryango mu nzu tumaze iminsi tububakira. Murakoze. Arakoze pasiteri kuduha umwanya cyangwa se kuduha ikaze muri runo rugo. Aganya mbashimiye, dushime igikorwa cyakozwe cyo gufasha umuryango kubona icumbi. Turashimira pasiteri nabo bafatanije abafatanyabikorwa bandi, ariko nibo wagize igitekerezo cya mbere cyo kugira ngo babe bageze kuri iki gikorwa twaje kwakira uyu munsi. Nk'uko rero bivuze, ngira ngo ntabwo twavuze ngo ntabwo ibinoze, ariko none ugereranije nawe yari ari Nyakatsi. Nyakatsi yari inzu y'amabati 6 cyangwa 8 igiye kugwa, ifite ibikegere mu mpande. Uyu munsi turabona ko dufite inzu nziza ifite fondasiyo, ntabwo amazi ashobora kongera kwinjira, abana bararyama neza mu nzu. Natwe mu bushobozi dufite tubonye ibindi, nuko abantu bari benshi, nabo tuzagenda twongeraho ibindi. Ubu tugira ngo dushimire ibyakozwe, kandi dushishikariza abantu bose kugira ngo bakore, bajye bagira n'umutima wo gufashanya. Dufite abaturage benshi bafite ahantu hatameze neza, hadahesha igihugu icyubahiro, niko navuga, usanga hari mu mwanda, ariko twizera ko biragaragara ko imeze neza, kandi ubufatanye turabizeza, ubufatanye n'ubuyobozi bw'umurenge buzakomeza. Pasiteri nk'uko yabivuze, ntabwo ari inzu gusa, hari n'ibindi twafatanije muri uyu mwaka ushize. Hari amazu 3 nawe twongeye kubaka, arasozwa nayo tuyaha ba nyirayo, ariko barataze mitiweli ku bantu bagera muri 70.
70 niba nibeshye cyangwa barengaho gutyo urumva ni igikorwa cyiza urumva ku 70 kwishyura abantu 70 kubishyurira 3,000 ku muntu urumva ari amafaranga menshi kandi birakomeje ari n'ibyo tutamenya kandi hari n'ibindi tugira dufatanya ku murenge kandi tuzakomeza turabashimira rero kandi tugira ngo n'uyu muryango tugiye guhabwa iyi nzu aba bana iyi nzu muzayigiremo isuku sibyo muzagira isuku sibyo mugire isuku mu nzu nawe mwige nabonye mufite n'amatara mufite amahirwe mufite umuriro mwige neza muri abahanga ejo muzabe muri abayobozi namwe sibyo wenda ugaza pasiteri wenda ugaza gitifu w'akagari urwawe w'umurenge ube uzaba umusirikare cyangwa umupolisi sibyo mubikesha iki izi mbaraga mwabonye ahangaha ko mubayeho neza mufite inzu nziza rero ntabwo ndatinda ubundi gahunda ya leta ni uko abanyarwanda bose baba ahantu heza batura ahantu heza hafite isuku hatekanye hadashyira abantu mu kaga iyi nzu rero nayo twavuga ko ari nziza ntabwo twavuga ko ntabwo arajya avunze imitima ati ntabwo imvura nirwa ndagenda ntabwo iri mu manegeka kandi irasakaye neza rwose u Rwanda icyo rwifuza ni uko abantu batura ahantu hameze nka hano neza reka bashimire rero tuba twafata uwo mwanya kugira ngo dufungure urugi tubinjize mu nzu dufatanyije na mudugudu hanyuma dukomeze gushimira pasiteri Sekazuba ndetse n'abafatanije tuba dushimire cyane ko twabashimye murakoze na madamu araza turafata uwo twese uguca akagozi fata yego mukase no kubona nawe utoroshera komera imana wacu okay ubu ngire ngo hanyuma yakwinjira injiramo cyaho muhawe inzu ku mugaragaro kabisa abayobozi b'umurenge wa Rugarama bakaba babafunguriye ku mugaragaro bataha inzu yubatswe ku bufatanye n'abafatanyabikorwa baho Ministries Sekazuba Jean Damascene ndetse na mugenzi we batubwiraga harya ikomeza Shimye Alias yego reka dushimire ubuyobozi bw'umurenge bwitanze bugafata uyu mwanya kugira ngo bufatanye n'abaho Ministries by'umwihariko mama wakiriye gute ariko wanze bwira abantu babanze bakumenye biraza gufasha cyane kugira ngo neza kubaza n'ibyumva byawe kubera ko arabaguheruka cyagiye turi mu marira duherekeza bwa nyuma umutware wawe byari bibe bitoroshye cyane wibaza uko biri bugende n'inzu mutakwirwagamo ari ntoya cyane none dore Imana iguhaye gishyitse binyuze mu buyobozi bwiza bw'u Rwanda ndetse n'abaturage b'u Rwanda beza amazina yawe kugira ngo nibyo byose ubituganirire tubyumve murakoze kumva ijambo n'umuryango wa Zafina yego akagari ka Cahi umurenge wa Rugarama umudugudu wa Nyabihu nejejwe n'Imana mu mutima kubera ko bamukiriho Imana yaraturinze ni ukuri ntabwo itagize nkimara kuye umutware wanjye amaze kugenda ntabwo nari nzi ko nzagera iki gihe ariko Imana hari icyo yakoze ndacariho Imana yacu ntihabwe icyubahiro ubwo rero nejejwe n'uko abayobozi bageze muri uru rugo baje kureba igikorwa cyabaye tariki 3 z'ukwa kane 2023 ntabwo nzibagirwa rero nihebye nzi ko ntazava mu nzu y'amabati 7 hariya ariko Imana yampaye inzu umuntu imvura iguye ari kwirembo araza akakugama nkamuha intebe Imana yacu ntihabwe icyubahiro ubwo rero nta kindi navuga mbega nje byarandenze uyu muramu wanje ukuntu yari ameze yarababwiye murabyumvaga ariko ubu ndi gushima Imana kubera ko Imana yaramushigaje kugira ngo hazagire ikindi kintu agira ate akora ubwo rero yaba atari ngo anywane ntabwo ibintu biba byarakozwe nejejwe n'Imana mu mutima rero kubera ko aha hagati yatanze ubuhamya bwinshi burenze abantu barumiwe baratangaye namwe murahageze ndabashimiye murakoze ngo ni byiza cyane kuba turi kumwe gutya uyu mubyeyi yari imihigo ikomeye cyane twajyanga hanjye nta rwenzi ko bizanashoboka ubwo twazaga gufata no gusiza ntago kubona ikibanza byari byoroshye kwera amabuye yarara ahangaha nagira ngo duhe urugendo rwose muri rusange kufatanye n'ubuyobozi kukwemerera gutangira iki gikorwa bikabona gufashije mu kugisoza by'umwihariko ugire icyo ubwira abantu bose badukurikiye
kuri uyu murimo uko wagenze muri rusange mu buryo busobanutse. murakoze cyane. Mbere yo kugira ngo ntekereze uyu mubyeyi, iyerekwa ryaciye mu bayobozi ndetse ngira ngo ari mu miryango 100 akarere kari kiteguye kubakira, urumva ko bari baramutekerejeho. Ariko kugira ngo akarere gahite gasoza isezerano ryo kubakira abantu bose 100 basogereze kimwe, burya ni ibintu bigoye. Yego. Nibyo leta yacu ihora idushishikariza gufatanya, kandi iyo uri pasitori uri umufatanyabikorwa ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta. Rero nkimara kubona agize ibyo byago byo gupfusha umugabo, urumva mu mwanya wo guhita dutegereza akarere kubaka, nahise nshaka uburyo twagira dute twamwubakira, ariko mfatanyije n'ubuyobozi, kuko sibwo bwa mbere nafatanya n'ubuyobozi bushize. ngira ngo guhera muri 2020 twarafatanyije, nzana abantu bagabura abantu. Rero impamvu twabikoze ni iyerekwa ry'akarere. Ngira ngo nanabiganiyeho n'uwari umuyobozi w'akarere, utakiri umuyobozi. ngira ngo ari umunsi turi mu biganiro by'umwaka warangiye wa mbere. None ndamubwira noneho kuva uriya muntu yabuze umuntu mu gihe dutegereje, reka nanjye ngira icyo nongeraho nk'umunyarwanda. Yego. Nanjye nk'umunyarwanda, nk'umuntu ufite imbaraga zo kuba nagira uko nafasha abandi, nabitangije mbivuga, nshobora kutagira amafaranga ariko nk'abana nkaba mfite pasi afite amafaranga, none mu buryo bwo kugira ngo mbe umuturage mwiza mu mudugudu ntuye, mu kagari ntuye, mu murenge ntuye, no gufatanya n'abayobozi b'ibanze. Niyo mpamvu rero twabonye umudamu asigaranye abana 7 kandi umugari wamupakarizaga, ubwo mpita dushaka uburyo twamwubakira. Na niyo mpamvu iyo aba ari imbaraga zacu no ku giti cyacu twakamushizemo ku bwacu, ariko ibi twakoze byo kugira ngo ubuyobozi bw'umurenge bumwinjize ni ryafatanyabikorwa byacu. Kuko iyo tubikora batabizi ntabwo twabakuraga, ariko kubera ko twatangiranye duhana ibitekerezo, tugira dute babaha n'umuganda, ndibuka rimwe inzu isubira hasi isenyuka imvura yaguye, hari igitifu akagari yarahageze, umuntu ntabwo yari yatsimbuye n'undi, ariko aravuga ati pasiteri rero Imana yabahaye ubushobozi, n'ubundi musenga irongera. Urumva ni courage, yanteye courage. Iyo abari wone udafatanya yaducaga intege. Urumva none niyo mpamvu ubona uyu munsi ahubwo turaba turi kumwe n'akarere yuko batabashije kuboneka, wenda bakoreza umuyobozi w'umurenge, kuko urumva ntago bakwitabira iki gikorwa udafatanyije nabo. Rero urumva nabyo kugira ngo tumutekereze, dushimire ubuyobozi bwacu bw'akarere ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge n'ubw'akagari kugera ku mudugudu, bamutegereje bakavuga ati boneka mu bantu 100, kuko urumva akarere kabura ntabwo katuwe n'abantu 100 gusa, kandi akarere kabura ntabwo gafite abantu badafite abo 100 gusa, ariko kuba yaratekerejwe akavuga ati mu bantu 100 ugomba kubakirwa. Urumva ni za nzozi zabo, ibyo bamwatuyeho by'abana. Twe nk'abizera turavuga ngo ijambo riratura kandi rikarema. Nshobora kwatura kuri pasi ikintu, ariko wende singisohoza, ariko akagenda ugira ute ugikora, kari karamwatuye kubakirwa cyaka kamwifuza kubakirwa. Na niyo mpamvu kandi agenda umuturage w'akarere, umuturage w'umurenge, ico dushinzwe no gutanga imbaraga zacu mu gihugu cy'u Rwanda, buri wese akazana ubushobozi kugira ngo wawe urusha ubushobozi nawe abashe gutera imbere. Bumvisha uko gitifu avuze ati ni inzu nziza yayishimye, kandi koko ntabwo yivuze, ni inzu nziza kandi yubatse neza ikomeye. Abantu baza amabuye gabaga hano, twaraje ku muganda, nanjye imirimo ndayihagarika, twirirwa tumena n'amabuye. Nta zindi nyungu tuba dushaka no kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Nitwe imbaraga z'igihugu, kandi ni nabyiza cyane. Ngire ngo ntabwo turi ufata umwanya munini, ahubwo niki kintu akwisaba. Umubyeyi ahawe inzu, afite abana 7, ahawe itangiro rikomeye cyane. Ni umugisha abonye utabonwa n'uwo ari we wese. Hari benshi cyane bari kubyifuza, ariko hari umugisha ageze ko abibonye. Ni ikintu wamwisabira mu kugira ngo abungabunge ibyo yahawe, no kugira ngo bitangiro ryo kugira ngo nawe abashe kwigira we bwite, niyumve ko wenda hari ibindi bintu bizaturuka ahandi, ahubwo hari ikintu agomba kwiremamo. Ngire ngo mu kuyimuha hari icyo wamubwira kugira ngo nawe abashe kumenya ko uyu ari umutungo ukomeye cyane Imana imuhaye bibonyezeho. Murakoze cyane. Icyo namusaba, Imana imuhaye inzu ifite ubushobozi. Rero Imana yakoze bikamutungura. Icyo namusaba ni kimwe, ni ugushira imbaraga n'akavuga ati Imana yakoze ibi, nanjye mu bushobozi bwanjye uko mbonye ni ukwigira icyambere kugira ngo ushobore kubaho, ni ukubanza kwigira icyizere.
icya kabiri kugira ngo satani akwihebeshe ube wananirwa amaze kugutera ubwoba we n'ukikura n'ibintu by'ubwoba akavuga ati hamwe n'ubuyobozi dufite ubuyobozi bwiza kuba uyu munsi ndi hano ngomba kuzigatira kuko ni amafaranga menshi pase ni amafaranga menshi kuko ikamyo kugira ngo igeze hano itaka igeze hano rukarakara ni ibintu bigoye abantu bubaka amazu ndabizi benshi tukumwe n'abandi bayobozi bacaba tuyihano biragoye kugira ngo bakurina rero Imana imuhaye inzu imeze nka ngutya iteye inuza umucanga inyuma ikagira ite nuko agomba kwisigatira ndetse akigira icyizere nkanjye wenda aranze nkanjye uri kumusabira abantu wagira siko navutse meze sibyo siko navutse mbere kandi kuba namusabira siko mfite ibindenze kubwo ni umutima wo kuvuga ngo njye mu mutima wanjye nabibwiye na Gitifu Umurenge ejo bundi njye sindi umukire mu murenge wawe ahubwo icyo ngize ni umutima njye ngize mu mutima numva ko niba mbonye 100,000 ntabirya njye nyine ngo umuntu aburare icyo nicyo cya mbere namaje kugira rero nukumva ko yirememo icyizere yumve ko ari umunyarwanda ejo bwaca mu gitondo afite amateka atandukanye n'abagize ati yari afite wumvisha ibintu Gitifu yatuye ku bana navuze ati wowe waba Gitifu wowe waba pastori wowe waba ingabo y'igihugu ugira se ngo ugira ngo uyu n'umushumba w'umurenge bura yabibatuho byarangiye byabaye ibyo yabatuho byabaye none ukugira confidence akumva ko kuva hawe iyi nzu uyu munsi imeze itya yumve ko ejo n'ubundi ubuzima bwagira bute bwahinduka ntagire ubwavuye ngo none biko bidahari iyazanye bifite n'iyindi nzira hari ako yanavuze ngo bamwubakira igikoni Imana yamwubakiye bitunguje ari n'ukundi byanabe nicyo gikoni kikaboneka bitamanje kugira kugira ngo ku mbaraga afite nawe agomba gutangira maze namwe kumushyigikira kuko ibintu byose ntabwo bizaturuka mu maboko y'abandi ahubwo bizaturuka mu biganza byacu kandi ikindi tutari twasoza ntabwo tunasogeje no kumufasha kuko niba tumuhaye inzu ejo sinzavuga ngo birarangiye kuko kuba mu nzu nabwo igihe cyose umuntu aronse arabizi ko niba ufite n'ubushobozi bundi bw'amafaranga kuko iki gihe ushobora no kumuha n'ibihumbi 20 nanabibonye nk'abandi genda ucuruze na avoka uje utaha mu nzu ugize ute ugize rero yatanze ibi n'ibindi zabikora icyo ni dusaba no gukura amaboko mu mufuka gusa ntitwicare ngo tuvuge ngo ibi biraza murakoze cyane yadufashije mu bintu byinshi nahereye kuri mituweli uyu mwaka badufashije nari mpari hariya hepfo turi mu giterane cyo gushaka nyine mituweli no gufasha abandi bantu batishoboye bafasha abantu bagera muri 70 yesi n'abantu bavuye mu mahanga bavuye i Bugande n'abari bavuye muri Kenya ariko ntekereza n'abandi icyo gihe twatanze amafaranga menshi rero abantu bari kwivuza ababyeyi bari kwivuza igikorwa cyiza ariko dushakira n'abandi nanone bavandimwe babagira neza nk'uyu nguyu twashimiye Azayasi ntabwo muzi ukuri n'abananzi ariko urumva gufasha abaturage bo muri Rugarama amatazi aba ari ikintu rwose gikomeye cyane gikomeye urumva kumva ufite nawe abavandimwe muvukana cyangwa se abavandimwe hirya kukabihorera ugakomeza tukagifasha abantu bambwiye babaye cyane utandagira ngo urebe umenya bari bondagira ngo by'umwihariko Pasiteri Sekazuba tumuhe icyemezo cy'ishimwe nk'umufatanyabikorwa mu gufasha abatishoboye cyane cyane amacumbi twavuze n'ibindi yagiye afasha abantu kwita ku barwayi batishoboye babaha ibiribwa ibyo kurya mu gihe bari babikeneye ariko n'ibindi bikorwa by'isanamitima akora byo kwigisha abaturage mu rusengero se cyangwa se mu materaniro kugira ngo bahinduke nabyo ni ikintu cyiza hano hantu ni ahantu navuga hegera umupaka hari ibintu by'ibiyobyabwenge hari Kanyanga ariko yagiye akigisha ati muhinduke mubireke ni bibi hari abantu bavamo buhoro buhoro ni ikintu cyiza rero tugira ngo natwe tuba tubwira abaturage ngo bareke ibyo bikorwa bibi ariko iyo tufatanije tugafatanya n'abanyamadini ari igikorwa cyiza nagira ngo umurenge wateguye certificat umurenge wa Rugarama kugira ngo ajye nawe yishyira mu cyumba avuga ati muri Sarati cyangwa se mu rusengero ati dore ibintu nakoreye abaturage ubuyobozi bwarabibonye bwarabishimye bwabihaye agaciro ikintu cyiza cyane rero tugiye kuyima ku mugaragaro kugira ngo kizabe ikimenyetso cy'uko ibyo ukora tubibona murakoze
Banyobya gitifu. Turagushimiye rero. Turagushimiye cyane. Hari n'undi mufatanyabikorwa witwa Shimiye. Yego. Nawe reka tumi azayimugezaho. Kuko burya ari inkunga yatanze y'amabati wari n'urugero akageza hano. Ubwo nazamubwira ati dore y'amabati watanze barayabonye barabyishimiye. Yego. Azamubwira ati warakoze kandi agira imbaraga azatugereho nuko yambwiye ko arwaye ariko azatugereho nawe tumwerekeze turamushimira aho ari rwose Imana imumugisha cyane. Yego yego. That's good. Murakoze. Okay.